niba utarabona icyo Imana yavuze wigira ubwoba, kuko Imana ntabwo yashyizweho n'amatora, ntabwo Imana ifite manda tugira ubwoba ngo ejo bizaba birangiye. No, nkubwire inyungu zitatu zo gutegereza Imana. Inyungu ya mbere, iyo utegereje Imana ibintu iguhaye ntabwo bikugora. Inyungu ya kabiri yo gutegereza Imana, iyo uri mu bantu bategereje, umugisha Imana iguhaye ntabwo kugusha. Inyungu ya gatatu yo gutegereza Imana, iyo Imana igushubije ntabwo wongera gukena. Bene data, nshuti bakundwa, nk'uko bisanzwe abakunzi b'Ikamba Calvary TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabizi ko mudukurikirana muri benshi mu mpande zitandukanye. Mbifurije umugisha w'Imana, ubuntu bw'umwami wacu Yesu bubane namwe, kandi aho muri mbifurije kuguma mu mwami wacu Yesu Kristo. Niho tuguma tukanezerwa, niho tuguma tukakira ibyiringiro, niho tuguma tukabaho. Nta handi ni muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Gashimira abantu batwirika ko turi kumwe, dushimire comment zanyu, dushimire kandi uburyo mukora subscribe kugira ngo muri izi nyigisho n'ubuhamya aho muherereye. Ndetse shimira umuntu ufata inyigisho akayisangiza mwene se. Ni byiza cyane, biravuga ngo abahindura benshi bazambikwa ikamba cyangwa se inyenyeri. Iyo rero ufashe ikiganiro ukacyohereza undi muntu akumva ijambo ry'Imana, biranezeza cyane. Imana ibiguhera umugisha. Reka dusenge. Uwera wa Isiraheli, Imana iriho kandi izahoraho, ndasengera mwene data ungurikiranye, mwene data ureba ibiganiro byacu, ureba izi nyigisho, abakunzi b'Ikamba Calvary TV, bose baho umugisha, imbaraga n'amavuta. Abakoze subscribe n'abatarayikora, reka bose bagubwe neza kandi urushaho kubaha ibyiringiro muri Kristo Yesu. Baho umugisha kuko bakora neza kuyireba ndetse no gukomeza gusangiza abari hirya no hino izi nyigisho. Umugisha buri wese utera inkunga iki kiganiro, umugisha n'ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nuko bisanzwe, ndabakunda cyane, ndabakunda, mbifurije gukomeza gukomera. Umunsi rero Imana impaye akanya, ndayishima uburyo impaye umwanya wo kuza imbere ya kamera. Reka shimire mwebwe mwese, shimire cameraman n'abandi. Imana impaye ijambo rero rivuga gutegereza. Tugiye kwiga gutegereza. Umuntu ategereza iki? Kuki gutegereza ari ngombwa? Turazagenda tubigarukaho, kubera ko umuntu wese wategereje yagiye ahabwa umugisha. Urugendo tubamo ntabwo ari urugendo rworoshye, ariko iyo utegereje bigenda neza. Turaza guhera mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice byaho 40. Duhere ku murongo wa 27. Reka dusome ijambo ry'Imana. Biravuga ngo, yewe Yakobo Isiraheli, niki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza? Mbese nimwari mwabimenya? Ese niwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera y'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, abasore bazarwa rwose, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Abo ni abategereje Uwiteka. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 40, murongo wa 28. Uyu Yesaya ibice 40 avuze uburyo abantu bategereje Uwiteka bazaba bameze. Mu bihe turimo, turi mu bihe bigoranye, aho umuntu agwisezerano gutegereza bikakunanira, aho Imana igwisezerano gutegereza bikakunanira. Ariko nje ngubwira ngo gutegereza Imana bizana ikintu cyose wategereje. Ese gutegereza ni iki? Hategereza umuntu umeze gute? Gutegereza ni umuntu waganiye n'umuntu, ni umuntu wavuganye n'umuntu, ukamubwira ngo untegerereza aha n'aha ndibuze kuhagusanga. Ashobora kuza vuba, ashobora gutinda. Dufite abantu batubaza uburyo bavuganye n'Imana,
Pastor Steven, Imana yambwiye ndikanyarira, imbwira ndikizabonwa, ndahantu hatandukanye, imbwira ko izantabara, none sindabibona. Ese ni Imana yavuze cyangwa n'abahanuzi? Aho rero dore ikintu kibamo ni ugutegereza. Iyo Imana ikubwiye ngo izaguha umugabo ukabona utamubonye, igisubizo kiravuze ngo tegereza kandi ugumye gusenga. Wewe wirinde ikintu cyatuma Imana itakureba. Iyo Imana ikubwiye ngo izaguha imodoka ukabona utayibonye, biravuze ngo wewe komeza utegereze. Bene data mu nyumva, gutegereza biragora, ariko niyo nsinzi y'umukristo. Iyo umuntu ategereje Imana, Imana igire mu mutima w'uwo muntu. Iyo umuntu ategereje Imana, Imana igiza guhembura. Umuntu ufite visa ugiye muri Amerika, ntabwo ategereza muri gare, ntabwo ategereza ahantu imodoka ziparika, agomba kujya ku airport. Umuntu nanone ufite tike y'imodoka, ntabwo ategereza ku kibuga cy'indege, agomba kujya muri gare. Ndagira ngo mbaze umuntu urukungurikirana ngo mbese utegerereje he? Aho Imana yavugiye ntugitegerereje, ushobora kuvuga ko Imana yatinze kuza, ariko nawe utarihanganye gutegereza. Imana yaza ikakubura. Hariho rero umukobwa umwe yigeze guhura n'umusore, amuha isezerano ko azamurongora. Noneho barabana, bamaze kubana bakora ubukwe. Bamaze gukora ubukwe, noneho igihe kiragera, bamaze gukora ubukwe, bamaranye umwaka umwe, umusore ajya muri Amerika. Ariko asiga mwambitse umwambaro uvuze ko amutegereje. Urumva nta ndamusigiye, umwaka urihirika, imyaka 2, wa mukobwa ararambirwa. Amaze kurambirwa, urabona ko itegeko rivuga ko iyo umuntu amaze umwaka atabana n'umuntu yemerewe gusaba divorce. Aragendeye gusaba divorce, barabyemera. Noneho igihe kigeze, imyaka 3 ishize, umwaka wa 4, uwa 5 ugeze, wa musore yibuka ko ari umuntu yahaye isezerano. Nuko kugaruka rero, ageze ku kibuga asanga wa mukobwa ntabwo yihanganiye gutegereza. Bituma azasanga ibintu byararangiye, nuko amafaranga yazanye n'umukira yazanye abitungisha mundi. Uyu mukobwa abura umugisha kandi yari yamaze kuwusinyira. Byagenze gute? Ntabwo yategereje ngo yihangane. Bibiliya yatubwiye ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga, bazambara cyangwa se bazashirwaho amababa, bazaguruka nk'ibisiga. Igisiga iyo gihagurutse kigurutse, ibyo hasi nacyo kiba ntabyo biba bivuze kuri cyo, kiragenda kikagera kure. Iyo utegereje Uwiteka ugahagarara mu mwanya Imana yagusizemo, amateka arahinduka. Abantu Imana ibabwira none, ejo bakagira ngo birasohora. Birashoboka ko byasohora cyangwa ntibisohore none, ariko icyo ngusaba utegetswe gutegereza. Amen. Iyo umuntu ategereje Imana ntabwo aruha, kubera ko ijambo ryatubwiye neza ngo ntagomba kunanirwa, ntagomba kuruha. Abantu dufite ibibazo byinshi kubera ko gutegereza bitunanira. None se kangubaze mwene da, iyo umuntu agiye guhinga imyaka akora iki? Ntategereza se igihe bizerera. Iyo umuntu acuruza akora ikizi? Ntategereza umukiriya. Uretse se nibyo, umuntu ujya kugura inka y'ibiro 500 kaza akayishyira muri bushera akora ikizi? Ntategereza umuntu uza kugura se. Mu buzima tubayemo rero habamo gutegereza. Ndabizi wakoze ikizami ya mbere urayitsindwa, ariko genda ukora iya kabiri. Washatse perime wayibona, ongera usubireyo. Inda mbere yavuyemo, iya kabiri ntabwo izavamo. Amahirwe ya mbere yaragiye, ariko Imana itaga amahirwe ya kabiri. Icyo usabwa ni ugutegereza. Imana ishimwe cyane. Gutegereza rero biri mu bintu bidufasha kunesha umwanzi Satani. Iyo umuntu ategereje Imana, ntabwo areba abantu, ntabwo areba abo yavuganye nabo, ntabwo areba abantu bamuhaye amasezerano. Oya, umuhanuzi yahanura atahanura, wowe izera ijambo ry'Imana. Ikindi kintu nakubwira, jya ugerageza usome ijambo ry'Imana. Nushaka usoma umurongo umwe, urebe ngo biravuga iki. Gutegereza Bibiliya bivuzeho iki? Kuko gutegereza byemeza umutwari, gutegereza bihindura ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ndabizi wowe ushobora kuba utarabyaraho, ariko uzaganiza abantu babyaye. Umuntu wabyaye hari kwa muganga haba ibyumba 3. Haba icyumba cy'abantu batarabyara, haba icyumba cy'abantu babyaye, haba icyumba cy'abantu babazwe. Umuntu utarabyara hari icyumba bitategereza. Ni habategerereje, haragenda akazenguruka muri yo sare. Nawe rero iyo utarabona ikintu wasengeye, komeza uzenguruke bucece. Zenguruka uko bitabadayimoni, zenguruka uko bitabazimu. Kuko hari imizimu ikurikirana umuntu. Hari igihe Imana ibwira umuntu ngo izamuha urugo, abazimu babo bagahaguruka
abazimu bakudashaka, abazimu ba karande, nzabigisha imikasi 7 ikata abazimu bo mu miryango. Reka ngubwire iyi mikasi 7 izagufasha gukata. Angubwire mwene data, iyo umuntu abyaye bamutandukanya n'umwana, biravuze ngo umwana ajukwe na mama agasigara ukwe. Harageze ko utangira gukata imbaraga ziwayo, gukata imbaraga zo kwaso, imbaraga zo kwa nyoko. Iwanyu mpfa mukenyutse, iyo mushatse ntago mwubaka. Buri muntu wese ashaka arongorwa ari uko abyariye iwabo. Urabona uburyo mama we yashatse amaze kubyarira iwabo, nawe dore umaze kubyara. Kubera ikiyo ni karande rero ikurwaho no kugira gute no gukata. Imana ishimwe cyane. Igihe kirageze kugira ngo usobanukirwe umenye uriwe muri Kristo Yesu. Rimwe na rimwe hari igihe Imana ikubwira ngo tegereza, ugasanga aho wari urisiho ukiri ugatwara inda. Ariko impamvu yitwaye kubera iki? Nuko utategereje. Ndagira ngo nongere mbwire umuntu Imana yavuganye nawe, niba utarabona icyo Imana yavuze wigira ubwoba, kuko Imana ntabwo yashyizweho n'amatora. Ntabwo Imana ifite manda tugira ubwoba ngo ejo bizaba birangiye. No, mariage uzayikora, akazi karahari, urugo rurahari, imodoka irahari, amasezerano yawe arahari. Wowe tegereza, ugume mu birindiro. Muri ibyo ngo ndumva imirindi y'Uwiteka, ndayumvira mu mwuka. Nta kindi ngusaba ni ugukomeza gutegereza. Dawidi hari ikintu yabivuzeho. Dawidi ibice byawo 40 umurongo wa 2, Zaburi ya 40, umva Dawidi ukuntu yavuze. Dawidi yaravuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Hasimwe cyane ngo kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu rwondo rw'isayi, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi ashize indirimbo sha mu kanwa kanjye. Uwo ni Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye. Yes, kwihangana ni iki? Iyo ubuze ikintu wasengeye nta mpamvu yo gusakuza, Imana ijya yumva. Reka ngubwire, wasengera mu cyumba, wasengera mu rugo, wasengera muri tuwarete, wasengera muri office, ndagusezeranya ko Imana yumva. Wowe fata ahantu hose wagira igicaniro. Erega hari ibicaniro byo mu miryango bigenda bidukurikirana. Wasenga ukumva wapi, wakurura ukumva na connection. Komeza ukubite, kuko Uwiteka Imana ntirambirwa. Dawidi rero impamvu avuze gutyo nuko igihe bamugenzaga, igihe Sawuli yamugenzaga, igihe yari mu kibazo ari mu ishamba, igihe yari mu bibazo adafite umuntu abwira, yakomeje gutegereza Imana. Uragira ngo se Yesaya yigeze amwibuka? Samweli ageze kwa Yesaya byagenze gute? Yesaya yaramwibagiwe, aramubwira ngo abana banje naba, ariko aza kwibuka ko hari n'akandi. Bajya kuzana Dawidi mu ishamba. Dawidi araza kuko Imana yari yayimfasha. Bose Imana yakumenye utakwibuka. Wowe tegereza Imana ibindi bikureho. Vanaho impamvu kubwira ngo Imana iravuga ntisohoza, yarambwiye none ntiyabikoze. Ese ni Imana? Ese Imana ugira intimi zingahe? Imana igira intimi zingahe? Twubahe Imana. Njyewe ndarambiwe, bino bivuyemo ugiyeze. Harahandi si wabonera ubuhungiro. Bose uragira ngo Dawidi ari mu ishyamba, byari bimworoheye. Mu ishyamba se aramaze abayo? Mu ishyamba se wowe ku Mana yanjye nta pisine iba mu ishyamba. Mu ishyamba bibi koko. Bibiliya se yavuze ngo iki? Ngo nuko haje idubu. Idubu se wagije ngo ryarya intama ntiryarya n'umuntu. Intare se ntiyaje. Intare se nta urabizi ko kamembe urabizi. Intare irya umuntu. Niba intare iry'ihene ikabirya intama, hari kurya na Dawidi. Ese Dawidi yafashe umwanzuro wo agiye gusomera intare, byari bimworoheye se? Byari bimukomereye, ariko nk'umuntu yahisemo kwihangana, arahaguruka asumira intare. Nyamara Imana imuha imbaraga. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye, Imana isubizamo imbaraga. Gutegereza ni ngombwa. Hari igihe kangubwire, uzarebe ushobora guhagarara kuri arete, yaba ya gari ya moshe, yaba ya bisi. Hari igihe bisi ze cyangwa gari ya moshi ugasanga yuzuye kandi ufite na tike. None se urivumbura, mutegereza sindikaza. Nyamara hari igihe indiza ugasanga ari mu mwanya mwiza. Wagera mu nzira ugasanga ya bisi ari kugendamo yakoze impanuka. Ukavuga ati yo, Imana ishimwe disi ko nakomeje gutegereza. Rero gerageza utegereze. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo umuntu yihanganya agategereza, akangubwire inyungu zitatu zo gutegereza Imana. Inyungu ya mbere, iyo utegereje Imana ibintu iguhaye ntabwo bikugora.
inyungu ya kabiri yo gutegereza Imana, iyo uri mu bantu bategereje, umugisha Imana iguhaye ntabwo kugusha. Inyungu gatatu yo gutegereza Imana, iyo Imana igushubije ntabwo wongera gukena. Iyo utegereje Imana ikaza izije, haleluya. Umukobwa watinze gushaka, uzarebe umuntu washatse afite 21, ntabwo ari ibintu bihambaye, ariko 35, 41, amakamera arahaguruka, abantu bose babaza gufata interview. Kubera ikizi? Ni ikintu kidasanzwe. Rero impamvu Imana yatinze kugusubiza, yagira ngo ibanzire kwihangana kwawe. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye abantu batategereje baragwa, abantu batategereje baratsikira, ariko abantu bategereje Imana bazambikwa imbaraga, bazagenda bekunanirwa. Ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Imigenda ni iki? Si umuntu ukiri umusore, ariko abategereje Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. My God, reka Imana igusubizemo imbaraga. Wategereje visa, wategereje gukora exame, hari ibintu ugiye utegereza buri gihe, ukabona uyu munsi biranze, ongera ubitegereze. Mandole boforesa. Inyungu yo gutegereza nuko Imana ije gusubiza, ntabwo yongera kukubabaza. Ese ashimwe cyane. Igihe nk'iki ndabwira umuntu nkurikiranye ngo niba warategereje Imana, ndavuga iki? Mwese murabizi umuntu witwa Ana yashatse umugabo, igihe kiragera niyabyara, ngo Imana ifunge inda ye. Erekana arongera ashaka Penina. Penina araza itabyara, arabyara. Noneho Ana yabona barabana ba Penina kumva nabe, vuga ati nta kibazo, nzabatuma kuvoma, nzabatuma gutasha. Ariko igihe kigeze Penina aramubwira ngo barakubeshya, abanjye n'abanjye. Ana akomeza arategereza, ariko umunsi umwe avuye ishira avuga ngo no, ngomba guhindura umuvuno. Bibiliya tubwira ngo Ana ajya gusenga mu rusengero, asanga umutambyi witwa Eli. Eli ntabwo yari akibona mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka yari afite autorite. Eli avuga ngo icyo wasabye Imana agenda ikiguhe, kubera ko autorite y'ubumana yari kiri kuri Eli. Nubwo yari atakibona, ariko yari mu nzu y'Imana, bituma Ana agenda asaminda, abyara nde? Abyara umwana udasanzwe. Iyo umuntu ategereje Imana abona ibintu bidasanzwe. Samuel muzi ibintu yakoze, Samuel muzi imirimo yakoze. Samuel yavutse ku muntu wategereje iki? Imana. Urategereje cyangwa bivuyemo? Ngo ushubijemo imbaraga, komeza utegereze. Gutegereza kwawe bizaguha urugo rwiza. Ndiyo ndabona abantu b'abakobwa bari gushaka vuba. No, urashatse none cyo koze divorce nuko utategereje. Urashatse none ejo birazi nuko utategereje. Gutegereza rero byemeza umutwaro. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi niba hari ikintu kimaze imisi kiguhangayikishije, ariko ongera wihangane. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ni ahantu henshi tubona abantu bategereje kandi Imana agiye basura. Ni ikihe kintu rero wategereje utarabona? Komeza utegereze. Kandi iyo Imana ibonye kuyitegereje, ni ukuri iranezerwa. Imana irishima cyane. Rero ndeka mbwira umukobwa ufite gahunda ya mariage wikwihuta, reka mbwira umukobwa nawe wikwihuta, reka mbwira umumama wari ugiye kuva mu rugo wiruvamo, kambwira umugabo wari ugiye guta umugore wimuta kubera amakosa ubona y'umugabo, amakosa y'umugore tegeza cyo azahinduka. Imana igihindura umutima w'umuntu, kuko Imana yahinduye Sawuli ahinduka Paulo, kandi amateka arahinduka. Ndakwifuriza gutegereza Imana no kwihanganira ibigeragezo urimo. Ndagira ngo dusengane Imana, ngira abantu bategereje ko Imana ije aho bayitegerereje. Yesu ashimwe cyane. Wera wa Isiraheli gukomeze. Rero jya muri comment, ugira ijambo wandikamo, utwereke kuri kumwe natwe, ukore kuri iyo nzogera, ukore subscribe, nukuri urabukoze neza. Urabuduhaye inkunga, kandi inyigisho zacu ko zije n'ubuhamya uzajyibona bitakugoye. Kora kuri iyo nzogera, Imana iguha umugisha. Reka dusenge, nsengera abantu bari bamaze kurambirwa, bari bamaze kunanirwa, kugira ngo Uwiteka bakomeze kandi abashigikire. Mana data wa twese, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo ubwiza bwe bugaragare ku muntu wagutegereje, amavuta n'imbaraga bibabeho. Sengeye umuntu uri kureba Ikamba TV, umuhe imbaraga zo gutegereza, umuhe imbaraga zo kwihangana, umuhe imbaraga zo gukomeza kuba intwari, kuko twabonye ko abategereje Uwiteka Imana yabakuye mu rwondo, Imana yabakuye mu cyaha, Imana yabakuye mu mubabaro. Ndagusengeye ngo Imana igukomereze amaboko muri ako gahinda, muri uwo mubabaro, muri uwo umugabo uri kugutuka, umugabo uri kugutuka, kudasinzira, gukora bikanga, ukaba warategereje Imana. Reka Imana ikuzamure, reka Imana igukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Mavuta adasanzwe, presence y'Imana idasanzwe ibe ku buzima bwawe.
ni igihe cyo gutegereza, kandi Uwiteka azabana nawe. Umucyo w'Imana ukurasire, maze ubuntu bw'umwami wacu Yesu bugaragare kuri wowe. Ndagusengeye kandi ngusabiye guhorana ibyiringiro muri wowe, kuko icyo wategereje uzakibona. Reka ishobora byose ikomera umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ndabakunda, mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, amen.